ya Tadeyo ibintu yakoreye siporo nje mwambika umwambaro w'ubureyo ari nk'igihembo muha nta kimuha kuko niba umuntu uzamubona mu gihe ikipe isumirijwe bajya bacumwa mu Kinyarwanda ngo yari umugabo ntihabwe intebe hari ibyo bakoze tubashimira ariko akanya umwaka wa 2025 aho Tadeyo ifite ibyo yakoze muri kondisiyo zigoye nje nabimushimiye maze guhana Tadeyo birenze rimwe yego gerageza usangiza abakunzi ba Rayon mwishwa mubonyemo nk'abareyo ugiye ubona Tadeyo ni muntu ki mu maso yawe guca bugufi no guhirimbana kuri siporo ni muntu ki mu maso yawe. Ejo twakoze ikiganiro cyiza cyane ndababwira nti Tadeyo ku myanzuro ya Rayon Sport yambera roro moto utigoti fast ni umugabo uhagarara ku ijambo uzi gufata umwanzuro noneho uzi kureba igikwiriye agakora igikwiriye. Ibyo niyo magambo nakoresheje ejo umuhanga mu mutwe arabyumva kuko nimba Tadeyo abona ko Rayon yari igezweho akaba ari yashyiramo imbaraga ndetse ikagenda neza cyane ko yabonaga ko Rayon yari hateze iki amaramuko cyangwa akiri kuko nta bushobozi kugira ngo ya kipe ikomeze surviving sibyo yego icyo ni ikintu cyiza cyane mu gihe rero muri wa mujyo wo kuvuga ngo turava muri Rayon tugiye kuri Super Coupe yego ukabona hari undi muntu uri kuzanamo imitego ntago ari imitego ni indi mishinga myiza kuri Rayon Sport nibyo ariko timing yabyo apere kinisha amakipe abiri ejo ikipe ya mbere A B barayizanye ayisigaye kubita mu maso no mu mutwe bikanga bakiva kuruhuka bahita basimbuza abakinyi 10 cyarimo ikipe ya kabiri nayo ya mbere ije babanza kwibana igufwa barakina ayisigaye mu mutsi bro ikintu umupira abantu bose bayikora ingofero abandi ko nabati isi iyi ni ayisigaye yari iryamye nta mukino n'umwe yishiti irakina ije gukina ibibi wa mbere iyi shampiyona ya ASD Kigali ya ASD Kigali ihangana na APRFC polisi ihangana na Zamu polisi ihangana na APRFC niyo shampiyona turaza kubona ikintu namaze kumva na kotinza ngo Federation ya Municipal ya Sport Ferwafa batubabarire badukosora icyo kintu cyiswe umwanda cy'ifirimbi ariko hari umuminisitiri wavuze ngo nta kuntu shampiyona y'u Rwanda yatera imbere umusifuzi agemwa 25 kuri match yanitegeye muri penalty ikigaragara abakinnyi ba polisi nago barisha gutera penalty ariko penalty nta nubwo igira nyirayo ariko barabitozwa nabyo. Ndagusuhuje nguhaye ikaze wowe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri Big Man Rwanda. Nizere kumeze neza, nizere ko uguwe neza, ukomeje kugira ibihe byiza no kuba amahoro bitewe naho uri hose. Amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Nibwo tamasimbi ndabasuhuje mukomeze kugira amahoro. Turagarutse rero hano kuri Big Man Rwanda. Turagarutse turi mu Nyenyeri bare hano Kagugu werekeza Intexirwa na hano heza cyane wasohokera n'umukunzi wawe ndetse n'umuryango wawe na hano heza wakwakirira ibirori na hano heza wakwiyakirira wowe n'abawe bitewe n'igikorwa runaka cyabaye yaba bride shower ubukwe birthday cyangwa se isabukuru n'indi waba uri kwitegura yaba ari inama ndetse n'ibindi. Dufite parking nziza rero na hano heza ho kwiyakirira by the way na hano heza ho kurira ubuzima bwawe tukagira n'igisope kuwa gatanu kugeza ku cyumweru saa 12 kugera saa 4 n'igice z'umugoroba. Ahangaha rero turi nanone njya mbabwira ko bagira umwihariko wa service utasanga handi mu mujyi wa Kigali. Bagira akabenzi keza cyane kubagashoboye bagira inkoko bagira inyama y'umwihariko yo mu bihugu byo hanze bitarashawa aho ni mu Nyenyeri bare twababwiye ko niho duhera dusuhuza burya niba twicaye turi kubasuhuza mujye mumenya ko tubasuhuza duherereye mu Nyenyeri bare. Hari abantu twasuhuza bakunzi ba Big Man Rwanda ndasuhuza abantu batandukanye harimo abakunzi ba Big Man Rwanda ariko hari abo mbadi kwibuka mu mazina abandi n'abakanyisoba ariko nashaka gusuza umuvandimwe wanjye bita Tony uherereye
kanzisha irwota amasimbi twatangiye kwitereka wa mfura we reka nze nkubwire igihugu aherereyemo kugira ngo noneho tujyane neza tuvuga se abavandimwe abari hehe. Mu gihe uri kubireba reka mbabwire uwitwa Hegen Fashion Design uherereye nawe hano Kagugu arakwambika yaba uri mu modo yaba ufite ubukwe ushaka ikanzu nziza y'umugeni ushaka amakoti amashati ari fashionique uwo ni Hegen Fashion Design uwo nawe rwose arakwambika neza cyane akorera hano Kagugu muri Ararume ugeze muri Ararume avuga ati mungeze Hegen Fashion Design cyangwa se ukamushacinga ku mbuga nkoranyambaga ze wamubonye Tony yitwa Tony ari muri Australia ni umukunzi wa Big Man Rwanda nkasuhuza umukire wanjye mvuga ngo niyo mukire urya umuntu agwa kazi ukabaho kubera we nyamuneka nza akazi karabuze mabuje nyiri bari rwose gusoza mabwire ko bitoroshye ntago byoroshye ba muntu we utaza kumbwira ngo umurimo utaza kumbwira ngo nindyangu urye gusoje kwiga ngo ugiye kaminuza ngo uvuye kaminuza hano ntago byoroshye umukire wanjye nyiri bare ari we muyobozi mukuru wayo mubwira ngo Imana ikomeze mu blessing nyamuneka burya yaduhaye amahirwe nkanga ko mwene kwitereka ahantu nkangaha hasa neza gutya ari by'agaciro gakomeye. Insubiza n'abandi bakunzi ba Big Man Rwanda batandukanye harimo ba Vava harimo ba Alexi harimo by the way ni benshi batandukanye ya Dar es Salaam urumva bamwita Theoneste urumva ni benshi cyane mbabwira ngo ndabakunda cyane kandi mbamubona muri comment. Reka by'umwihariko dushimire abantu ibihumbi bisaga 3,900 tumaze kugwiza kuri n'abanyamuryango benshi Big Man Rwanda imiraguka munibuka wa mugani mukande no kuri kubushize nabatsa gasengeresha bararuca bararumira nyamuneka narababwiye ati se nyamuneka niba hari umukunzi wa Big Man Rwanda ushimishwe n'amakuto bahaye Sport hagize umuntu ugura Zebra Switch isengeri Sport bararuciye bararumira cyangwa nuko ntajya kuri kamera wizonda umuteka mutwe muri kamera ko nago ngo biri inyuma ni ibiki ariko bara hari uzakora surprise agutemo so mbabwira ngo rero hari kugira ngo tubagaze amakuru ya siporo uyu munsi rero n'ubundi ujya gutera burezi winyenyereje yambwiye ati genda nk'agafanta ukuri ndamushimiye mu kiganiro ukuri abarya agaciro iyo dukora ibintu abantu bakanda akanyenyeri bati nyamuneka makoze ibintu byiza nk'agafanta yambwiye ati genda nk'agafanta muhungu wanjye ubwo nanjye rero sinzi icyo nazize niba ari akarimi kiyazugira kareshya umukira bati nyamuneka reka ngo kandi akanyenyeri abari by'umugisha ni byiza nanjye wanjye arahari bitegereze buriya bucya bwitwa ejo nanjye ari umukire uzanyishima ati Big Man rwose nawe nk'agafanta umere neza so mbabwira ngo rero tugiye gukora amakuru ya siporo turera muri siporo n'ubundi amakuru hari nuko nyuma ya day ni imyitozo yasubukuwe ariko mvuga ngo amakuru yayo nuko twamaze kubona yuko Rayon Sport irimo abantu twakwita ngo batandukanye mu mifanire cyangwa mu rukundo bereka Rayon Sport. Twabonye nyuma ya day tubona ibaruwa itubana nako tunaga ari ibaruwa arasora twabonye itangazo cyangwa twabonye amakuru hanze avuga yuko ari ibivugwa yuko Muvunyi yamaze kwitandukanya n'umuryango wa Rayon nyuma ngo yuko yakiriye amakuru amubwira yuko ngo yarwanyije Rayon day itazagenda neza kuri baravuga ati ni gute mwambwira yuko nakunda Rayon Sport ni gute mwankamira mu kitoze mukamwe nago ndi umureyo reka negure basige Rayon Sport yanyu mwe muyikunda kundusha ariko nyuma yuko nayo makuru avugwa kababwiye byabanje tubabwira amabaruwa yatanje inama umushinga kuroshinga mbere ya day n'ibintu bitandukanye sinibo bigarukeho mu kigano cyejo mwarabibonye ariko icyo ngiye garukaho iyi Rayon Sport ndagira ngo singira umuntu nyitirira singira umuntu nyishingira singira umuntu nyiha ahubwo niba uri umureyo nyawe ugombe bigaragare mu bikorwa ikorera yego twabonye amagambo abita bareyo ariko ari inzira kugira ngo bamenyekane ari inzira kugira ngo bariremo ariko umureyo nyawe nuyiba hafi nuyihirimbanira nuyitekereza nababwiye mu imizini amava n'amavuko yo gukunda ya Tadeyo ibintu yakoreye siporo nje mwambika umwambaro w'ubureyo muhana ari nk'igihembo muha nta kimuha kuko niba umuntu uzamubona mu gihe ikipe isumirijwe bajya bacumwa mu Kinyarwanda ngo yari umugabo ntihabwe intebe hari ibyo bakoze tubashimira ariko akanya umwaka 2025 aho Tadeyo ifite ibyo yakoze muri kondisiyo zigoye nje nabimushimiye nawe ufite aho washimiye Muvunyi washimiye Sadate washimiye
Meya Budara n'abandi batandukanye abo bose n'abaciye muri siporo ariko ntabwo bivuze gukura yuko twebwe dushimira kanya umunsi umuntu ukoze niba akoze arashimirwa nawe nukora tuzagushimira cyane ko burya yishimiye umuntu bimuha motivation akabona ko byibuze kandi byiza n'abantu wenda bagenda babyumva muri sense zigiye zitandukanye tunabigarukeho ngo turatamikwa twe ntawe udutabika nababwiye ngo ndomureyo utazashimagiza utazananenga ibiriho umuntu nimba akoze neza mushimire niba akoze nabi aho kugira ngo umurohe mu cyobo mu kebure agaruke mu murongo ugize ute ukwiriye aha rero nimba Tadeo yakoze ikintu cyiza nimba yimanye Rayon Sport kubera iki tutamushimira ariko tumushimira abari ku ruhande abatari ku ruhande rwe baravuga ko turi gushimagiza cyatuma ibikoresho bya Tadeo ariko niba uri umureyo iyi Rayon Sport mvuga ngo ntabwo dufite akanya ntago ari kwishimira 100% twabonye ibihanga ifite twaranabivuze irahari niba bashaka ko tunabigaruka batarabyumvishe babitubwiye tubigaruke twaberetse ibihanga ifite twabetse ko nomero 9 twabetswe twabonye ko nomero 3 nawe hari twabonye ko nyezamu nawe ari ikibazo ku mwanya muri sport yego ese niba tubabwira ibyiza tukabereka ibibi kuki mudashima ibyavuzwe cyangwa ibigezweho icyo nibuze kubereka Tadeo akakanya kondisiyo arimo ari no gukoreramo ziragoye yego n'amafaranga hari ariko yagaragaje ubwitange agaragaza umurava wo gushaka kwimana izina Rayon Sport mu buryo bumwe cyangwa ubundi nibyo nitubivuga ntabwo muri bubyumve ariko n'aka kanya wakabaye uvuga ngo ese Rayon Sport hari nayigizemo uyu musanzu natanze uyu musada ese niba nawo Rayon Day naritabiriye niba nawo ubiri inyuma ninde yego nihari twa 80 kujya 70% inindi ifite mu ruhari cyangwa indo tanze support ye kugira ngo tubivuge ngo dushimire watanze imbaraga ze yego muri boze kumbabarira mbabwire ngo uzabuvuge ikintu gihari uzabare ikintu gihari kandi uzashima ikintu gihari ibizaza nyuma ubiharira igihe kikabisobanura Tadeo twamuvuze ejo twerekana ingingo ku ngingo umusanzu umusada support atanga nk'umureyo nawe mureyo utanga support yindi suko tutazi ibyo ukora ariko turavuga uri ku ruhembe rw'ibikorwa Rayon Sport akanya iri kujyamo cyangwa irimo hari ikintu cyagarutse bavuga yuko ngo twirengagije kuba twatera amabuye Muvunyi nawe umutera amabuye we yitera amabuye yikura mu muryango kuko turabibutsa ko Muvunyi yakinye deal zikomeye cyane muri Rayon Sport twabigarutseho tuvuga bayandike bukunzi bari watubye Buduru bava muri aperi tutabikekaga sindabaze yego ese uyu munsi niba ari kuzambya ibintu nawe ugakivangira dukome mu mashyi turavuga ibihari ariko zebeka mwenda umusaba akantu gato umaze guhwana Tode birenze rimwe yego gerageza usangiza abakunzi ba Rayon mwishwa mubonyemo nk'abareyo ugiye ubona Tadeo ni muntu ki mu maso yawe guca bugufi no guhirimbana kuri sport ni muntu ki mu maso yawe bo sinzi nimba umuntu yakurikiye ikiganiro twakoze ejo twakoze ikiganiro cyiza cyane ndababwira nti Tadeo ku myanzuro ya Rayon Sport yambera roro moto utigoti first ni umugabo uhagarara ku ijambo uzi gufata umwanzuro noneho uzi kureba igikwiriye agakora igikwiriye ibyo niyo magambo nakoresheje ejo umuhanga mu mutwe arabyumva kuko nimba Tadeo nako Rayon Day yari igezweho akaba ari yashyiramo imbaraga ndetse ikagenda neza cyane ko yabonaga ko Rayon Day yari hateze iki amaramuko cyangwa makire kuko nta bushobozi kugira ngo ya kipe ikomeze surviving sibyo yego icyo ni ikintu cyiza cyane mu gihe rero muri wa mujyo wo kuvuga ngo turava muri Rayon Day tujye kuri Super Coupe yego ukabona hari undi muntu ukozanamo imitego ntago ari imitego ni indi mishinga myiza kuri Rayon Sport nibyo ariko timing yabyo cyo kuyizana iyo mishinga wape icyo gihe uvuga ati katubanze bimwe dukurikizeho ibindi n'ubundi nta mwana uvuka ngo agire gute yuzura ingobyi hari ibigomba kubanza kugira ngo n'ibindi bigerweho yego nico rero ngewe niko narababwiye Tadeo mu mukurira indabo ze mu gihe akitangira Rayon Sport birashoboka ko ejo yaduhinduka n'umuntu yego n'umuntu ariko akakanya yakora mu blessing tumubwiye ko ashoboye niba urugero yavuze ko tumutiza imbaraga we mu kiganiro yaduhaje yatubwiye ngo naga ikibazo ari uko ndi ngenyine mana nagashaka kuba
yigize abantu ikibazo ntabwo ariko ni njyenyine ahubwo ikibazo ni abarwanya umurongo mwiza turi mu murongo umwe abo turi kumwe bari kumva icyo dushaka kugeraho hari abavuga ngo ni amatiku ngo tuyukere rwango ariko nyir'ubwite nawe yatubwiye ngo ni abarwanya umurongo mwiza turimo saba rero hari abandi baza akavuga neza ati wa mugani nibatwereka abanyabo cyangwa abanyabo bari muri Rayon Sport nibiyerekane tubafashe urakoze nakweretse uburyo yaje muri kondisiyo zigoye aza amafaranga ya Sikoro wamubanjirije yarafashe mideni afata nayo mwaka awinjira mutaha araza reka iritoma ziramugora ariko arasunika nubwo yagiye mu bushobozi bwe yarafite agura batari ku rwego rwa siporo banafiringa ariko iriya bikoze tuzi mugenzi we wavuze ngo Rayon Sport ntabwo ari umuryango wanjye nashora amafaranga yanjye ariko yaraje make afite ayashyizemo nose rero hano n'urugo rwe yase ni kampani mu gaciro ye ariko bafite ndi umureyo reka ishakamo igisubizo n'abandi baza babona aho bahera iyi reyo amaherezo n'ubundi nk'uko bisanzwe ntabwo izabura amakuru nta n'ubwo izabura kugira gute cyane ko sinzi neza nimba uriya mushinga uri bukomeze twabyibajeje ngo ese ajyanye n'umushinga we niba biragenda gute cyane kuri amushinga mu by'ukuri ese Rwagacondo bawusigiye na Meya Budara barawukomeza bawumurike kuko ni umushinga wafasha Sport ariko uramuze nawe unyuze mu mucyo kuko utanyuze mu mucyo hari izindi nyungu runaka bafite kuri twamaze gutegeka se uyu mushinga wawe uzabanira abatoragurizaga muri cyangwa bayiriragamo of course ntabwo byahura wabyibaza ariko Tadei mu maso y'imboni nk'umuyobozi mukuru w'inararibonye nabona ko uwo murongo uwo mushinga uri ku murongo nyawo hari icyo wafashe Sport afite nawe ushyigikira ukore ariko n'umuntu azawushyigikira ariko ni nyuma y'iki iyo day irarangiye reka duhange amaso Super Coupe ejo bundi no gusohoka nabyo bigomba gutegurwa yego kuko abakinnyi bamaze gusinyisha amasezerano bagiye gutangira guhembwa bateye gutangira gufata amafaranga buri kwezi yego aravaye rero nibamara gusohoka nkeka ko imbaraga zaba zisigaye muri shampiyona no mu mishinga iteza iki imbaraga dushimira ko kafu yagiye amafaranga yahaye amakipe dushimira ko n'amafaranga federasiyo yari Rwanda Minisiteri hari amakipe z'amafaranga azasohokera igihugu amakipe azasohokera igihugu mabwira ngo nabyo ni support ikomeye hari n'andi mafaranga azaza muri shampiyona yongereyemo buri mwanya ikipe iriho hari amafaranga izabirusha indi kipe mvuga ngo bizatanga motivation cyane ya makipe yagushaga imikino yagena gatanga imikino kubera nacyara aramira cyangwa arwanira nayo ko tuza kwinjiramo tuzabona competition nibyo nshaka ko tuza kwinjiramo nkibaza iyi ASD Kigali yanganyije na APR niyo shampiyona tuzabona ibi bintu nari kuza kubyigiramo n'izakirushanwa ngo inyera abahizi kuko je naryirebeye bigitangira bro nabwiye abakunzi ba football ko turi kumwe ngo niba hari ikintu cya mbere Federation Minisiteri ya Sport igomba kudufasha na Ferwafa niba ducungire ifirimbi twirebere kandanda Nyarugenge abana ejo batazwe from zero na n'agaciro ka miliyoni 200 bafite ubwabonye na miliyoni ntago zigezemo yego sibye abakinnyi muri Kigali ni nizanyo abandi bazamukiye muri iryo rushanwa rya Esperance kuri tapi rouge ari ku Nyamirambo bro nta mukinnyi uzima sibye rutayizamu twabonye avuye muri Sport yego amwitaroje none iyi shampiyona niyo turaza kureba cyangwa n'ubundi harongera hagaruka hari buze kubamo balance ko abika ko bari bifi binini bari buze gucubira amafi matoya nayo tuje kubona ari kwibaga hejuru ku mazi twamaze kubona ubwa mbere twabonye gorira twikangamo turaza tubona iyi ngiyi polisi twikangamo kandi na nimugoroba yabigaragaje tubona mukura twikangamo buryo uvuye kuri penalty hari ishura umaze kugaragaza ko ari urwego uriho twabonye polisi twikangamo tubona gorira twikangamo tubona mukura twikangamo tuvuga amagaju naratwiyereka twikangamo tubona Muhanga izamutse n'abana batoya ariko bafite umupira uri ku butaka Kiyovu ntabwo iragaragaza umurongo irimo AS Kigali iraje ku munsi wa mbere APR hatswe APR ikinisha amakipe abiri ejo
ikipe ya mbere A B barayizanye ayisigaye kubita mu maso no mu mutwe bikanga bakiva kuruhuka bahita basimbuza abakinnyi 10 icyarimwe. Ikipe ya kabiri nayo ya mbere ije babanza kwibana igufwa barakina ayisigaye mu mutsi bro ikintu umupira abantu bose bayikora ingofero. Abandi ko bati isi iyi ni ayisigaye yari iryamye nta mukino n'umwe yishiti irakina ije gukina ibi bintu. Bro ifite ikipe iri hamwe ifite ikipe itoje. Rero mu maso nka Big Man icyo nakubajaga iyi shampiyona ya ASD Kigali ihangana na APRFC, polisi ihangana na Azamu, polisi ihangana na APRFC, niyo shampiyona turaza kubona. Ikintu namaze kumva kotinza ngo Federation ya Municipal ya Sport Ferwafa batubabarire badukosora icyo kintu cyiswe umwanda cy'ifirimbi. Ariko hari umuminisitiri wavuze ngo nta kuntu shampiyona y'u Rwanda yatera imbere umusifuzi agemwa 25 kuri match yanitegeye. Nimuzamura umushara w'abasifuzi ntago bazarya akantu nta mwumva nanone. Niyo bagoye 25 Kigali urayizi bro uyibamo 25 ugiye Muhanga utezemo na retour uguzemo amazi ugiye kwiruka nk'ikibuga urasubira na iki ese ugweze note y'ijana urayanga uguhadesa urayanga uguhadesa cyangwa sexa ese gisendi rwego yanagutanga n'ikipe yakabatanga mwese barabayatanga turabizi none ukumva tukwizera ikiriho. Namaze ko shampiyona y'u Rwanda maze kubona ko byanga byakunda nyine hatabayemo cya kindi cyo gutegura cya kindi cy'amakipe yego akandamiza ndi twabona shampiyona iryoshye ku rwego ruri hejuru. Umukinnyi akina ibye ikipe ikina ibyayo bakabatimwe ikiranure bro haseba abantu benshi muri shampiyona. Ibyo twibwiraga byo twabona ariko no buze kubona ejo bundi niyo bana ko baguze nabi baritabaza abasifuzi. Rero wageze kuri stade hariya mu nkera y'abahizi wabonye umwuka umeze gute? Mana yanjye Zebra Switch, mana yanjye Nyarugenge isigaye ngo n'abayizi football yaramenyekanye. Batangiye ku isaha y'isa 10 aho ikipe ya polisi yatanaga mu mitwe n'ikipe ya Zamu yo muri Tanzania. Barakina umupira ntago rushamaje kubera yuko bari bakirimo barinjira ubona ko n'ikirere abantu bari kugitinya ko imvura ibugwe ubona ko ubwitabire bukiri bukeye. Ariko imunota ku wundi kuko match ya Peri na Esiga yari saa moya noneho ubwitabire bugenda buzamuka ariko ubona ko bakina nta move muri kubona n'ikipe ziri hasi nuko ku munota ushyira hafi wakanga mirongo 41 polisi itsinda igitego cya Baka wavuye muri Aperi mukinyi uri performance iri hejuru cyane ariko polisi yose n'ubundi ubona ko urwego rwazamutse. Abo banuza uyungwi barage ukabona ko uyungwi kapiteni wabo Zidane ari hejuru ukabona ko nyiri kipe iri muri motivation ko ubona itambaza umupira ukabona bani Areja nabo bagakina. Ariko niba hari umukinnyi ufite ikibazo muri polisi ni Ani Elija bro rutayizamu w'umuswa ndabivuze ndatangaje n'umuswa yarasi ibitego abiteresha umurundi ari imbere zamu wenyine. Ariko uriya mwataka w'umuganda amaze kumusimbura uyu mwataka w'umuganda avuye muri Kigali bamwita umugande Manuel Okwi bro buri abagande baracyarimo nubwo akuze ariko nako akoresha mind umubiri ushaka kwanga ariko agakoresha ibitekerezo. Yaraje barapushinga bavuye kuruhuka polisi irishyurwa azamisha igitego cyane yishyura birangira kimwe bajya muri penalty. Muri penalty ikigaragara abakinnyi ba polisi ntago barishyura gutera penalty ariko penalty nta nubwo igira nyirayo ariko barabitozwa nabyo. Yego ariko no penalty burya nta muhanga wazo nkuko nta muswa wazo nta mahirwe ariko no kuzitera n'abapanzwe n'uburyo bapanzwemo byari hasi imipangire byari hasi. Wayibanje so uri kwibanza biza gutuma ya mbere polisi irata Azamu itsindiye kabiri bize yuko Azamu iza kurata ya gatatu polisi igaruka muri mudu ariko no muri polisi irata indi ya kabiri bayitsinda 4-3
apolisi ivamo kuri penalty. Ariko ncyagora kuki performance ya polisi nababwiye president yakoze ko polisi muzayitinyemo. Ben Musa yagaragaje yuko akiri kwerekana abakinnyi muri interview ndi buguhe kaza kwishyiramo hano, yagaragaje ko urwego rw'abakinnyi be ni rwiza, ariko ntabwo baramenyera philosophize imitoreze ye, baracyari bashya, barimo baramenyerana, agishaka igihe kandi wamwumva. Kuko niba ari ikintu cya mbere ko tuzi ko polisi ni ikipe itagira intego, yego, ariko yazanye izindi ntego zo gukombata, zo guhatana, zo kurwana. Ubona ko polisi hari urwego yazamutse. Nyirizina rero match y'abafana, match yari itezwe kuri stade Amahoro kuri Pere, iratangira saa mazuzuye, aho ikipe ya APR yaje mu kibuga ubona ko yanegirije, ariko nkavuga ati ndi gutunegirija irushanwa wateguye. Yego, inyera abahizi ntago ari imyitozo, ni irushanwa ririmo amakipe akurikira: polisi, APR, AS Kigali n'ikipe bitazamura muri Tanzania. Nanashimira ko uburyo APR yadirinze no rushanwa uba azamiri kuryerekana kuri televiziyo ya kuri asheni ya Zamu TV. Mvuga ngo ni byiza ukubona ko hari image bigaragaza ko ubona ko abakinnyi bakimurika, wabona ko buri wese yabonamo tara, uko twamaze kubonamo ko Baka n'umukinnyi bita Ndera Azamu yamaze gukomanga ko ibashaka. Bagaragariye he muri rushanwa. Bavuga rero nkubwira iki, namaze kubona urwego rw'irushanwa ko hari icyo amakipe yakungukiramo, kuzamura urwego, kumurika abakinnyi no gukomeza kuba motivation yabo cyangwa fitness yabo yazamuka, ukana ko ikipe ihagaze ku rwego rwiza. APR yatangije ikipe ya kabiri, umva gashya, yaje ngizi ko polisi na ko Kigali abakinnyi yaguze bari ku rwego rutakompeta na squad ya APR. Bakigera mu kibuga ngo twabonye abakinnyi batandukanye, harimo ba Hakimu Bugingo, harimo ba Haji n'abandi batandukanye. Nyine ikipe ya kabiri by the way ya APR, AS Kigali yarayicuritse, irayatakiza umwuka, irabacenga, poste de balle irabarusha, igera ibatse n'igitego mitambere, bajya kuruhuka. AS Kigali ifite kimwe ku busa. Umutoza avuga ati nyamaneka ishamba si ryacu, ishamba ni iryo twateguye tudaseba. Ababanje mu kibuga n'umwe wakigarutsemo sibye umunyezamu ahita asimbura kubera igitutu cyo turasobanura iki dutsinzwe umukino wa mbere w'irushanwa twateguye, bitewe no kunegirija by the way. Noneho bahise bagaruka bashyizemo abakinnyi bose abasiniya bose urabazi, ba Ombolenga, abandi bose ikipe yose ya mbere sibye umunyezamu utavuyemo. Ikipe irasunika biranga ku moto ujya ku 76 nibwo APR yabonye igitego, babaye kimwe si ya mbere. Ariko n'ubundi nayo nubwo yaje ije gutabara, nayo bayompoje umukino, AS Kigali irakomeza irayidomina, kubona ko rwose senkani aho ikipe ya mbere iziyemo. Mbaza ngo match yarangiye gute? Match rero yaje kurangira ari kimwe bajya muri penalty. Twamaze kubona ko polisi nayo yicungire, ishyamba se ry'Nyarugenge ibintu byahindutse, byarangiye bajya muri penalty. APR itsinda penalty enye, AS Kigali itsinda 5, APR bayitsinda gutyo. Ubu tuvugana ku rutonde amakipe abiri dukurikije alphabet, Azamu ni ya mbere, AS Kigali ni ya kabiri, APR ni ya gatatu, ikipe ya polisi ikaba ari ya kane. Mwitsinda nyine uko bajya bakurikirana mwirushanwa n'amakipe ane, ubwo urabyumva gutyo. Babwira ngo rero inyera abayizi ikintu yibonyemo, namaze ko nakabona barakumbuye umupira w'amaguru. Ubwitabire bwari bwishi par rapport uko twabonye APR ifungura umukino wihuje n'ikipe yo muri Zambia Power Dynamos. Yego, ubwitabire bwari hasi, ariko uko amasaha akura niko APR abantu bajya bava mu kazi, ubona ko bagiye kuza match igiye gutangira, harimo mu stade nka 70% hafi 80. Ikintu twaje kubona bitabiriye kandi imvura yagwaga, bitabiriye bwari hejuru pe. Mvuga ngo abafana bamaze kwita kanyafa, ubona ko bayiteranye kuri stade Amahoro, bayicishamo ijisho. Ariko ejo baraje
barakirushanwa barakumbuye umupira barakumbuye competition aho ubona ko umufana wese yarakumbuye ko abona ikipe ya APR mu kibuga cyangwa abona andi makipe ngo abona image ese champion mwaka zihagaze gute ubona ko byari byiza ikindi bubone Rayon Sport yararyitabiriye hari ikintu kinini yahombye kwegera umufana Azam yarabwiye ati nyamuneka mwakomangera siporo ikaza ariko ntabwo nabashe kumenya ngo impamvu nyirizina bitewe wenda na Aurelia ari cyangwa ikingenga bihere siporo ifite byaba ari byashingiyeho cyane ko nta kintu cyatumye siporo yakwita bino shingwa ko nundi bino misi nta mikino ifite sibi kuri gutegura imikino y'ishiti yatandukanye harimo ko ariko negosiya ko bazakina Azam bitari byaba confirmed ariko Rayon Sport yarahombye hano rikoragaza urwego rwayo abakinnyi bakazamura urwego n'amafaranga kandi hari pourcentage kuyifataho ku mafaranga injiye ku bibuga babwira ngo rero nyirabahizi irakomeje ahejo kuwa kane n'ubundi amasaha reka mbinjirire kuri mbahe abakunzi ba PN abanya bahafi gicazi nyamuneka mwese muri abacu naho mwe muri abacu reka mbereke uburyo iyo mikino yejo izaba ikurikirana cyangwa izaba ihagaze kugira ngo nawe ubashe kwigira ku kibuga tugana ku musozo ndagifite no mu mutwe ariko by the way Figures ejo saa 10 ejo saa 10 hari umukino uzahuza ikipe ya Azam na AS Kigali saa 12 zuzuye polisi na APR bafana ba rero mukeneye ko polisi nayo yazamura urwego mukeneye support yanyu irakenewe kugira ngo urwego rwanyu rugaragare mu mifanire ko twamaze kubona ko ku mahoro twacishije ijisho so mugaragara rero ni saa 12 ejo kuwa kane ikipe ya polisi na APR izaba ihari akurifuzaga yuko abakunzi ba Big Man Rwanda twazabereka ibyabereye Nyamirambo turi ko twazagerayo niba na gahunda yawe itari ndende tukagorobereza imvura itaguye ari ikirere cyiza twazakavaringa zira match tugakora analize turi ku kibuga abakunzi b'Imana tukakwitereka tukajya no kuri tele simabwira ngo rero amakuru nakagaruka Rayon Sport dukomeza kunya makuru yayo ese uyu mwuko uri muri komite biraza gusiga iki ese ikipe yimeze gute nabwo nateganya kujya mu nzovu ngo teko imyitozo yagaze tuzabireba na mino mikino cyumweru mu ikipe imeze gute tujye kuri tele tuvugane n'abayobozi tuvugane n'abakinyi turebe mwese situation yagaze gute byose nagaruka kuri Big Man Rwanda mbabwira ngo nyamuneka utarakora subscribe mbabara penda gukeneye ahanga ngeze ndagukeneye tuzamura umuryango wa Big Man Rwanda mu Rwanda nyamuneka tumaze kuba banini aho tumaze gukora ibintu binini namwe mukomeze kudufasha dukomeze kwaguka simbabwira ngo rero nani munyenyeri bare Kagugu aho ushaka gusohokana neza nyamuneka nyaruka uhagere tugufaye service nziza dutanga service kuri buri mukira wese kuko murabagaciro kwitwebwe ufite brad shower graduation anniversary n'ibindi bintu bitandukanye ushaka gutera ivi ufite umurenge turakwakira kandi ibiciro biri hasi ufite n'inama we ushobora kuza tukagutegurira ubukwe inama ikimina abandi bahura mu miryango bashaka guhura nyamuneka dufite space nini parking nini ahantu kandi ku muhanda urangira umuntu agahita gusanga atabashiye kuyobayoba ndabakunda cyane rero reka Zebe nababwire nawe andi makuru afite cyangwa bamamariza rero ngenda ahita nkubwira uwita Hegen Fashion Design cyangwa Hegens uyu nawe akora ibijyanye n'imideri ndetse no kwambika abantu cyane ibijyanye na fashion yaba amashati amakanzu amakote bijyanye n'igihe nyine kubegwa kwawe ni muri Hegen Fashion Design ubu ngo rero akorera hano Kagugu nawe muri Ararume cyangwa se ukamusanga ku mbuga nkoranyambaga ze ni Hegen Fashion Design aho rwose umwandikira cyangwa se ukawanahasanga ni na nimero ze reka mbabwire rero nimero abonekaho ni 0782 67 35 19 uwo ni Hegen Designer ukamuhamagara cyangwa se ukamwandikira akaba yagufasha bitewe n'ibirori cyangwa se nicyo ushaka kwambarira abantu bashaka kwambara kuri graduation abakorera amakanzu meza y'abageni amashati meza y'abasore n'abagabo ndetse n'amakote bijyanye n'igihe nakavuga uciye mu ijambo binambwiye n'abakunzi ba Big Man Rwanda ufite ibitekerezo nyamuneka jya mu kiganiro mu nimero za WhatsApp zacu utwandikira ibitekerezo pana mu kiganiro ushaka kuri kunyaha umine ibitekerezo nyunganizi jya mu kiganiro
hari mu gipirinzemo nimero ya Big Man Rwanda utwandikira ibitekerezo nyamuke tubashe kwaguka kubera nawe dufite na groupe ya Big Man dufite na groupe ya Big Man Rwanda ya WhatsApp ushaka kuyijyamo ukajya amakuru ya champion yacu ushaka kumenya amakuru ya siporo uyasanga muri groupe ya WhatsApp yacu ya Big Man yego murakoze cyane dusubire